ko bikanze wajya ngo twiga muri kaminuza wumvise kiriya kibazo cya mbere uburyo cyabazaga mama niba rero cyane mujye muvuga cyane yera n'icyo nibuka ubwo bakimbaje nta n'icyo nibuka nicyo cyanshatse usibye kwirata ubwo jewe rero tumubwire ikibazo cya mbere ubwiye ikibazo cya mbere kimara umenya ko nta n'ikindi wakora ahubwo njyewe wakubwira naguze cyane 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 buriya rero ugiye muri isomo rikomeye iyo barize ntabwo nakongera gusa nabikora kubera ubu ngubwo ni ubuswa ugomba kuryiga ukarisubiramo neza ukarimenya isomo rikomeye ndasinzira amasomo nk'aya bakomeye tu ubwo se usibye kwirata wowe batakubwira ngo rimwe guteranya wowe rimwe ni kangahe mana cyo kuza buriya twarapfushije pe tugira na hariya mwarimu utoteza dukubita ubuse nta n'ikintu utaba tuzi n'ukuntu ngenzi imibare kuko mwarimu andika ikibazo ku kigo nkagikora ataranakirangiza nta n'ubu ni mwewe muzigire ku isuka nawe tuzahabireka pe kuko ndabona nta n'ikintu ubusore maze kiko twasubikiye ukuntu twakwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo si byo se usanzwe igisubizo ari ikihe twabigenza gute igisubizo nyine urumva umuntu yafata wenda abonye nk'umuhungu n'umukobwa ubwo wenda nk'inuza nk'umugabo ari kumwe wenda n'akana gafite wenda nk'imyaka 10 ubwo urumva nta kindi kintu ashaka kumubwira ni kwa kumushora nyine mu ngeso mbi zishobora kuba zanavamo no kumutera inda cyangwa se kumutera indwara ugasanga mbese ibyo bintu nibyo twe turimo turarwanya njye ndumva ari uko bimeze ikibazo wowe cyakoze ntabwo numvishe neza aho ngaho mwamutugujije kwigira abana Yesu banyumvira ko usanzwe gusa mwikanze ari ibitoki cyangwa ibirayi ugiye kurya abase mwana wowe abaza kukurinda abantu reka mubwire cyo ukoze nuhera ku ba mbere wirukana uzahera kuri uri ufite imyumvire wagira ngo nta nubwo wigeze yiga kuri iki kigo baje ikibazo tuza wowe umuntu azajya afata Yesu bazajya bamukubita kuko azajya areba ku mategeko mugenzi wanjye ibyo gusa niyo mpamvu buriya tugomba gukosora ibintu ako buriya duca buriya nubwo nibutse kimwe ariko hari n'ibindi kurwanya ruswa tuza witonde ese wayirwanya ite wowe n'ikibazo mfite aho ngaho mwamutumye igihugu cyacu kitabyara urumva ko mwamurinze kubyara tuba tubeshya tuza twumvikane sibyo ukurikije kuri icyo wari ushatse Yesu hanyuma mwebwe nk'abanyeshuri cyangwa se nk'urubyiruko ni gute twaca ruswa n'akarengane turabaza samusoni inyuma yadusubize agize vuba yose ruswa n'akarengane ntabwo bizi n'aho twabyize gusa baratwigishije cya kabiri ihohoterwa rikorerwa umwari n'umutegarugori twabica gute duhereye kuba imbere hano iburyo aka nta wabyemera ubwo zize n'ibyo wabikora ute njye sinabyemera ariko usibye aba banyeshuri wagira ngo ntabwo bigeze kwiga kuri iki abyo barumve gukira ntakoresha ihohoterwa rikorerwa umwari n'umutegarugori twabikumira gute kugira ngo ibyo bitaba ngewe ndumva buriya gutanga amakuru ku gihe nabyo ni byiza ariko buriya nanone hari ikintu twebwe nk'abanyeshuri tugomba kwirinda kandi tukarinda n'abandi ubu urumva ngewe mfashe wenda nk'akana k'imyaka 15 cyangwa se 6 wenda nkawe urabona ko uri umuyobozi
wenda ugasanga twicaranye hariya muri jaride cyangwa se duhagararanye, nta bindi wakeka, wahita ukeka ko ngiye gashora mu ngeso mbi iwabo batigeze bagatoza. Ubwo rero nanjye nzirinda kuba wansanga mpagararanye nako, ubwo urumva nicyo kibazo. Ubwo rero ibyo ngibyo nzabyirinda, numva ari uko nguko ngiye ibintu bimeze. njyewe se ahubwo njyewe ndumva ku kana twahura nkagashuka uko nabikora. bakiga umuco tukamenya ko twabanyarwanda ntitugashuka, sibyo? nabyo bintu byabo uretse no kuvuga ibintu byinshi, uriya yamenyeye kwiyorera ingurube, akamenya ingurube bazikundura gutya. hanyuma mu musubizo twakwibara ikibazo mutuze. Ikibazo cya gatatu, twabungabunga ibidukikije gute? Yesu! nawe ni kubyumva uko mbyumva ni ukuzajya dutera nk'ibiti, amashyamba, twirinda kuyatwika mu gihe kitari ngombwa, tukayatwika yareze. Niko mbyumva. hanyuma inyungu z'ibidukikije cyangwa akamaro kabyo ni izihe? ni ukubicana tugatwika amakara, izo nyungu inyungu yabyo inyungu ngenda nehera ntabwo ufite izi ntebe se wazicara gute utakumiriye yawe yamusoma kugira ngo amere neza, ngo ubone imbaho zo kuba zavamo izi ntebe. abakozi cyane Reka bora degiteri, reka mubwire tuzobere nitwumvishe tubwire nawe. ariko ibi ngibi byo kuzi sinabyemera. uno se ufashe nk'ibuye se waryicaraho kandi ukiga? ibyo kwinjiramo tutaryitwaje. wowe njyewe wakumubwire ukuntu byumva iki kinyeshuri cyawe. Njyewe uko mbyumva rero degiteri, uyu munyeshuri wa nta kinyabupfura afite, uzamuheraho umwirukana kuko ndumva nta kintu kizima arimo aravuga. uri kumva wese ibyo barimo arasubiza ntabwo yizi ntabwo. Seburetse kunziririza uyu nguyu niwe wambura ubikora. Niwe wambura ubikora n'ubwo ari kubyeyi. Yumvira. Ako buriyo bavuga ngo njye mu wa mbere kuva mu wa mbere primaire kugera secondaire na kaminuza baranzabana. Hako ubu icyo ngarakana cyagiye twaguye mwavugana n'iki. Twavuga. Iwabo bari bakamye rega ho nta bwenge ugira. Uwambaza ngo korora ingurube ni gute kaminuza ifura amoko yose. Kungurube ntago yabiyobera. Urumva ibyo barimo aravuga. Muramwa arimo avuga ngo yabaye wa mbere arabivuga bihereye. Rero uramusatsi wagira n'unyoni irwaje ndi. Wabaye wa mbere ryari? Ubundi sawa namubaye uri. Namubaye. Oh no. Ayako wa mbere gute oje nuko biki. Ni gute bishobora guca ibyo by'ubwenge urubyiruko. Ngenda numva nkuko wamaga mu bicumi wenda wayagabanya mu mwaka ariko wenda bawubigabanya. Ndabishyigikiye pe. Ntabwo umunyeshuri ubuse n'ahisi kubunje n'amaka kuranza. Oh no. Amacupa atanu yarasigaye. Oh no. Mwumvishe se wabanyeshuri tuzaba. Wowe ibyo twaca gute ibyo by'ubwenge urubyiruko. Rwose master njye numva kuba narwanya ibiyobyabwenge mu banyeshuri kubona nk'abanyeshuri baramuta iyo nuza inzoga yewe ntacyo ni bigeze ku buyobozi kuko inzoga burya ni ikintu cyica mu mutwe cyane. Ntabwo umwana yaza ku ishuri yanywa inzoga. Njye nicyo niko njyewe nabyumva njyewe ntacyo mbigeze ku buyobozi buri bwo hejuru mbese nkabitangiza utaragera hato. Ngenda umva kugira ngo duce ibiyobyabwenge twazajya twirinda kunywa inzoga, tukirinda ingeso mbi ku buryo ushobora no gusinduka guhara epfo muri tuwarete cyangwa mu miferege. Niko mbyumva. Tukirinda gusinda niyo wanywa agacupa kamwe ku buryo katakuzunguza hariya hepfo uri kwitahira. Niko mbyumva. Ngewe ukuntu mbyumva kunywa inzoga ntabwo ari byiza no kunywa itabi ntabwo ari byiza kuko byica mu gihaha mu mubiri ukaba utamera neza. Njyewe ni uko mbyumva. Murakoze cyane. Noneho ndabona amasaha ya break yarageze nakikoza yo mu kazi kugaruka mu kazi. Sibyo? Iki kigoroba turakora
abandi bajye beke kereva sigara Yagenze neza na Samson. Hari kabisa. Oh no. man beke yagenze Nta kibazo ariko ako man mureke ndabwira kugira ngo dukore ikizamini tumeze neza. Oh no. Siko bimeze. Bizana inzoga. Inzoga ibye irahari. Ahubwo Umusore ufite gahunda. gahunda Oh no. Gahunda ura tice ntabyo yaza tubwira wapi tica se. Ubura tica mu jumureka reka. Waje wundi nawe murutse kumusanga mu kabari. weze ni nzoga twinywera Ba nayo. inzoga se bayita nguki Bayita essence warage mazutu vuduka kanyanga HB sound super number 1. Iyi nkwejwe iragororoka ku buryo mwarema kubaza ikibazo ugahita usubiza avana vuba. Niyo mpamvu uvuze bikubiyemo kubera iki buri iyi ngiyi ndayikoresha cyane niyo mpamvu ugiye ubona mbu wa mbere buri gihe cyose. Akangaka niko nkoresha ahubwo mureke muceceka gupira nanjye ziko nazanye akantu baba we umugongo turawukora akira baba we ahubwo mureke twicare tutangire cyane mureke twicare tugahekenye ura twicare rwose tukanywe neza dukora umuti uko yabimeze ariko mutaza kuncura igicyuma nakiguza amafaranga menshi mbanza kanaryoshye wakararyoshye Ese nibyo bintu byabiramo byo kukigundira man. mwese ubwo ngubwo nimba nta n'icumi mufite nkana natanze amafaranga oya ibihumbi nubwo bitatu nijye wahiraho nkamo ni umutama kabisa nuyinywa Nanjye numve. umuntu yamatsiko maze unywa gake Wari waragihesha. akugumeneye icyuma koko wambwira ngo mani ziko bagiye kuducura rero muzane ibyo byiso byawe nibi Ntaga mwitonda. rekera mani nayo washyizeho rusha ubuse ko wari ukimazamo wari kumbwira ngo Mbega icyuma. Yababa we. nongere ngo abo banyeshuri ni gatike kaba ndi bwabaye mugende rusha ubona gihaye na inda yawe tukimaramo ariko ngo yende bakaguzera ninjye ahubwo nsubiza mbanze bawitonde mbanza nongera unyumvira kara icyuma rero iki ngiki gikorerwa ahantu kure cyane ntangiye kubavuga mu harandi kandi mwe ntago muhaza iki gihe gifite viruti 42 uri kumva kandi wowe ntago nongera kugusomya kuko ibyo byiso byawe biratukura cyane unsebeje gatuma mwarimu yatuma mwarimu adukuramo umutima kandi nongere kumuha nongere Gusa urwo rusatsi tica ararwemera. ariko si ibintu turimo turavuga ntibyo uriho ariko nta kibazo reka rigaba yavangiye uyu nguyu umwihorera muracyumva mute nubwo washyizeho ayawe duhe natwe umuntu ashobora kukiharira abizi inda yawe wa muhungu nk'agake Wari waragihesha. urabona kuba kubita amaguru y'imbeba we Cyakenyesha we nundi uracyari umwana ntabwo umenyereye ntabwo umenyereye kunywa Njye ntabwo ndi bwongera no kumwongera rwose. uracyari umwana n'ubundi we turabizi mani ntiwongere kumuha Ntabwo ndi bwongeye kukinywa rwose. karangarukiye si ubundi akabasubiza ra takadusubiza se kubera iki niyo wakiguze amafaranga nayiguze ntabwo nayakoreye imyaka kuki abana aribo bakura bishyira mani akira ntabwo turi nawe urashaka gukura se ako kambanza numva buriya kamubwira iki cyuma gituma abantu baba ba mbere ariko wenda kuzirengeje ntabwo waba uwa mbere gusa urimo urashaka uyu nguyu si cyagiye ejo bundi uyu nguyu si wa wundi wabaye uwa nyuma ra none nyumvise wanyuma uvamo uwa mbere ahubwo nkava n'inywere oya uza wujuje wanyweye wasinze mani tumuheho cyangwa tujye dushaka kubita tumwihorera Banze urusatsi. Njye urusatsi nirwo twajya mu binyoni. ariko mureke twinywere mutangiye kurwana ubwo gitangiye ubwo kubagera ngubwo mwahaze nunyumvire se uyu nguyu yagiye mu kabara agasogongera ataha arimo aragwa cyangwa bamufashe none arimo aravuga amagambo nk'ayo ngayo ubundi aho uri urahaza mureke twinywere inzoga mwihorera uyu nguyu twigendere n'ubundi aracyari umwana dukomeze twinywere uzi ko wajya ngo uri umusazi cyuma we shasha ubu si cyuma nabahaye cyuzuye amasogonda ngaye murakimaze zana tunywere papa kamagambo we urabizi inda yawe mbega we kiraryoshye haryo ndongera kuguhaho ibyo byiso byawe bitukura uzi ko uri busange deregiteri atubwira ngo tumaze kunywa inzoga ariko uyu kandi nguyu aba afite n'uwo kurikiza Gitangiye no kunyica rwose ngiye.
ubundi iki cyajya kiva mu bantu twinywera ibyo ngibyo we nushaka uduhaguruka mugenda kuko winjiye agenda twinywere ibyo byiso byawe turashaka we mana yimaze mbega icyuma mbega icyuma ye baba we mana yimaze nundorera ako mana y'isi n'ijuru ubiyinjije imariye icyuma kubera iki rese ndakinyweye nyine rese si mwamaye ngongwe mu kanya burya nawe ibyo byiso byawe biraza bitukure wagira ngo wemenyemo urusenda nibitukura twebwe tuba twarazimenyereye inzoga ariko n'ubundi ntago waba waravutse ukiri umwana unywa inzoga rero bagiye gutuma kubera abanyeshuri bagenzi bababwiye batiruka amasaha yarenze nta kibazo deregiteri bamumyeho deregiteri se n'inzira ibyo bitwe bimeze nk'amadegede ateye mu ifumbire arabimena urashaka akana gatukura nk'inyama y'inyoni karimo karaza kavuga urimo uravuga icyo kavuga uwo muntu umeze nk'umuzinga w'inzuki arawumena ngaho njye genda ubwo ngiye kumubwira yuko mwabyanze aze kubireba ariko uzi ko niyo mwakizana ntabwo umwe mwabyivuga ubwo reka nigendere mubwire ko mwansuzugura ngaho genda bari kwinywera inzoga ibintu ntamenye iyo biva ariko ndi kubabwira akavuga ati kirana cyane ikigo cyangwa nta kintu kimaze ubwo wowe ikintu umubwiye cyo genda ukwanura batuma ababyeyi babacishemo igiti nibwo bazihana usanze ari kuba ibiyobyabwenge se koko bari kunywa icyuma reka kimwe bita gasheshe nimba nawe warigeze icyumvaho ngo nanjye nsanze bakamaze mweyeho gakeya cyane ariko ntabwo ari kenshi pe wajya kuzana ababyeyi ngo nawe niba ubuze amaze oya kubera uba wanumye nyine ntabwo cyatuma nzana umubyeyi kubera biba bigaragara yuko wanumye keretse wenda bankanze bakamvuga yuko nanjye nanyweye hako sinanyweye cyane ukanya nabigishije ngo iki nyine urumva anarenze ku mategeko ariko nyine bariya wabahana cyane wihanukiriye birenze ikosa rito n'irindi bitandukaniye ako nyine njyewe urambabarira kubera nyine musabye n'imbabazi ngasigara gishinge ku birebera nta kibazo nibyo nababwira ayo maso yanyu tukura mutaza kujya mwatuza tukavugana se usibye ubujiji bw'iki cyana usibye ubujiji bw'iki cyana mwiyobewe ko kinyweye inzo mwiyobewe ko wajya cyarasaze yego nta bwenge ugira ngaho mutuze tuvugane tubyo kandi twari turi kwiga ngo iki rero kuri Samusoni mba nanabyibagiwe hage mu kanya twizera njyana ntabwo twize erega si nawe gusa tukigera ku ishuri usibye kwirushya wowe ko ngenda ndacyabyibuka rwose master we ndacyabyibuka rwose njye ndibuka yuko twize ngo kwihohoterwa bijyanye n'abana njye rwose mba ndabyibuka rwose unyumvira Ivan wowe nunyumvira Ivan cyana kiba cyangwenza oya nako kiba gifite amagambo menshi adahwitse ubundi kiba kivuga ibi njye mvuga ibintu byubaka igihugu iki cyana cyasinze nako ntabwo twasinze iki cyana ubundi ibintu uvuga biboha gusumana gushaka kuduteteza nk'abantu twasinze kandi nta n'inzoga tujya ntabwo twasinze okay ngaho mutuze tuvugane gake abahaye iminota 5 none isaha irageze subije mwari mugikora icyanga urabona mwaremye agakonde kanyu ntabwo nzi ko muri kwiyobora muri aka kanya njye namwe ninde muyobozi nyine niwe muyobozi ngomba kubahiriza igihe cyanjye cyangwa mugomba kubahiriza igihe cyanjye cyawe se ugomba kucyubahiriza amasaha abaye 2 dore n'abaye iminota 5 ubwo turafata iyo myanzuro ese ko watubwiye ngo uraza kuduhamagara ukaba uje kutwihamagarira
ako cya cyana bura nta n'ubwenge kizakigira uzi ukuntu kitubwiye kiratubwiye ngo mumara yandi masaha 3 nta kindi kintu rero ambwiye ko asanze muri kumwe ibiyobyabwenge Musari ibyo ureba karaka ntabyo ntabyo ibiyobyabwenge se ibiyobyabwenge nabyo nabyo wahindukira se uhindukira se ndikire se ibi ni ibiki ibi ni ibiki ntabwo muzi aho byavuye ariko se wa mugani wawe usibye no kuvuga toragure we doragure se wa mugani iki kinini ndo uzi ko iki cyuma ikigo hasigaye harimo akabari Simana si cya kintu usanze hano hasi. icyo kinini nsanze ako se wa hano mugani si cya kindi wa musazi wa munyeshuri w'umusazi watumye yashatse kudukubita tukamubwira ati ngatubwira nta kibazo kumvikana sibyo muri izi saha ndabona iminota yabaye myinshi amasomo twayabwige yiyongereho akanya kubera mwe mwatinda sibyo kandi nta kindi nabakorera mu gihe muzana ababyeyi sibyo kubera iki se Ababyeyi se bi. se twakoze ndakimaka namwe se nyine Ese kubera twakoze iki sinkimaka mu gihe muzana ababyeyi hari ikindi mbabaza dusobanura dusobe mpamvu tutumye ababyeyi impamvu murazimenya ababyeyi banyu baje ababyeyi none so umuntu w'umubyeyi aba uzi ko umubyeyi twari dufite twebwe twe n'ubundi utangiye no kunywa kama ngaho wepfuka nta no kujya wumva wowe njye ntabwo nagenda gusa utambwira impamvu ngende bwagende ufite imyumvire mwese Kandi nare. ni wowe wari usigaye dore gite ngiye nicaye hasi ni wowe Man, njye reka maje. ayi we ababwiye ngo iki Kakano kajenga bura twahita tukereka. kumwamwatsa tukajama tukagatera kubite ni mwe muri kuvuga ako se we sahize mwese muhite mujya kuzana ababyeyi apu iki kigo cyane nta nubwo ari kimeze nta nubwo mwigisha jya muzana ababyeyi nyine afite w'insorekanye nyuma y'iki cyumweru kareke njye ndumva rwose nubwo mureke tuzagacucumira amubise urushyi ndindi cyaceka shawa mwana uzi ko ukankubise urushyi ubwonko bwanjye bugahita buva mu gitereko wise bugenda yerwa nubwo ni kishungo ntabwo Kuko turatashye. atuza ukahita gusakuza buri wese n'umubyeyi uko biri rwose mata rwose n'ikibazo iyo umubyeyi wanjye yagiye gukurikije umubyeyi bwanjye mvuye ku ishuri tega kunywa ibiyobyabwenge uzi ko wamutaye ese kuri muravuga ngo ibiyobyabwenge hari amacupa nako yaratonye hasi ubura ntabwo ari ayumva ntabwo njye impaka nawe mugere mubazana burenze uyu munsi mutazagaruka kuri iki kigo umwana reka tureke kuburana nawe dufate utwacu twigenga mureke twigendere ubundi wowe wigisha nabi uzi ko nkubise urushyi nari mfuye ese ubundi kiriya kigo ubundi wakimuka urasa umubyeyi uriya mubyeyi burangiye ntanamubonye ashobora vuga gake tukumva ariko ako nyine nta n'ikibazo uriya mubyeyi Wasanga yatwumvisha. akumva ureke mbabwire sibyo gake ku buryo turi bwa mutekinike byatari Agahita abyemera. buriya nyine ikintu cya mbere ni ukumenya kubanza gutekinika umuntu buriya ngewe reka nkubwire nzi gutekinika ahubwo njye mubimarire njye Wowe genda umudutekinikire. numva se ariko namwe ko nyine mumenye ko akantu nyine tuzakagukaraga Akantu nawe bazahita bakaraga. baba bazavivura umutuku zawe mwiriwe ute mubyeyi Wiriwe. uraho Uraho. umeze ute se Neza neza. Nese ko mutashya mu myenda y'ishuri uvuye he? ngewe buriya reka nkubwize ukuri pe hariya dufite umuderegiteri sinzi ukuntu ateye twebwe ngatwirukaniye ngo ni uko ngo twari turimo turasakuza mu ishuri kandi Musakuza tutwanyine. dusakuza pe Nga ubwo so uwo mudete yateye ate?
sha simbizi wagira ngo ubwenge bwe bupimiye ku kiyiko pe. ni mu rugo iwanyu ni hese basi numve ko ari kure mugeyo Niko kure umva ababyeyi uza ahantu bita Igicumbi ntabwo ni kure mazi cyane kandi urabona ahubwo iki kintu ndimo ndagusaba Eh. waza ukambera umubyeyi njye ntidutaha umbwiye icyo ushaka cyose ndakiguha. ngaho naho umubyeyi wabona nazi se nyine njyewe Eh. njyewe buriya banyita Ivan sibyo ariko njyewe mbereye umubyeyi ewana uzi ko tunasa nese mwese ubu ndababera ababyeyi nta n'ikibazo ariko nyine buriya deregiteri buriya ni umuntu wumvikana none se ko nanjye nciye ku bishyimbo byanjye nsanga byazanyemo ikigunda none nari mageze ngo nanjye ahantu nari ngiye ari hirya nari mageze ngo mbanze nkureho uturi aha ngaha ku nzira abantu bazajya baca wenda babona ari bizima gusa napfa kuzana dore ukuntu nsa ariko nta n'ikibazo icya mbere ni ukuvuga amagambo buriya nushaka uzatubwiye twe ibishyimbo iminsi umunsi umwe nanjye kuvuga iminsi kandi umunsi umwe tuzaza nanganjye ntakimusoza amasomo ikigo ahubwo twari turiwe no mu bizamini. okay reka ndebe hari udukweto abona rinushyize nwambare tugende mbabera umubyeyi ahubwo gira vuba man nushaka duserebure kuko uyu mubyeyi ndamubona ni mwiza nta n'ikintu atadukorera gira vuba rwose tugende ndabona ubusa niba ari bunyuzemo ijisho ra oya nta byijisho nyine turavuga ko tugusanze nyine gira vuba. iyi famu ya hano hepfo bavuga yagurishije iyi famu ngewe uyu yaraje ajya kwajya abana ndababera umubyeyi koko ese utangiye gushidikanya nk'umuntu Karibu. Naho neza. Makuru ni meza. ni meza ariko umutoza cy'abana birukanye bavuye hano ku ishuri bakoze iki Nabo bose n'abawe se. hasi n'abanjye Yewe neza nama. Makuru se. Ni mama wanyu se. Mumenyesheje impamvu yatumye mutaza. Mama yatwaye umubwiye. Bakubwiye ngo iki? ahambwe ko impamvu babirukanye bari basufasha mu ishuri ikibazo biga wakifana abana Ko niko kuri kwanyu se. Ko twamubwiye. Kuki mutamubwije ukuri se? hari ibindi bakoze Birenze ahubwo. Cyane cy'utwe kikubwira ahubwo. sarigoma Cyasabwa. Niko bacyita se. ako se deregite wowe kugira ubwenge ntabwo watwirukanye nuko twasakuje ibiyobyabwenge akaraka ibiyobyabwenge ubusama natwe tuvuye ibiyobyabwenge abakunzi ko bakunze abana bazima niyo bagenda mu muhanda n'umuntu n'abana bazima se babiri mumbarize nese bo tutamwiruka njye ni ukuri kw'Imana aba banyeshuri nababonye bicaye nyine bari kwinywera akabanga kuki bakaba bicaye barimo bariganira bari barangura none se ntabwo wowe ujya unywa ku kantu ngo ubimenye yuko abanyeshuri nabo bari gusa hari ikintu basanga barimo baranywa wakinzanye ku kinyerekezo banyweragamo cyangwa baba bari bafite bicaye barimo baranywa bahise bakijugunya hino ahantu kure ibyo ntabwo gusa ntabwemezwa n'iki Eh? ntabwemezwa n'iki abanyeshuri bazana diregiteri wenda yarabonye ngaho ikintu kigaragara neza ubareka nkumve neza nanjye nkuko ko ari byo amaso ya bureke yarageze. Hari iminota itatu kuko bari bafite igisanga bajya bagakora. Nyuma y'iminota 5 mwohereje umwana. Muga tugenda ibyo abanyeshuri bagenzi bawe bazakore examen isaha zirageze. Byasanga bari kumwe ibiyobyabwenge. Jari yibwiye avuga ati siko niko kuri cyangwa mu tubura cyangwa se mu tujoke gutera. Akije keva hageze abembwe cyangwa mu tujoke bari. Nanjye ndi nyuma muri uko njya kurangana n'iyo byambwiye yawe kuri. Giye nsanga kuba inzoka.
nanjye ndatungurwa nyurwa niba abanyeshuri bari mu kigo no kubitwara ntwarangiza cyane sinzi ko ubwana aburera baba batuje buriya uramenye bataba banjya ku ishuri tuje tubaze imfura yawe buriya ndabona ari mukuru muri bo ariko mase yatubwira niba koko ubundi usuba uramubona uti njye nzi ko ari ku ishuri bigisha z'abanyogosho biriya nabyo barabyiga baratunaniye izi kera murebe njye numvaga yenda ari ukuntu aba yireba ishuri ry'iryo tegeko abashyiriye barabasha hakurikije giti ubaye nanjye njye navuga kamanje no kumubita ibyo abashinzwe barabikoze ibyo si ugusakuza gusakuza gusa hari ikindi se tubajije nawe niba watubwira kurusha asakuza atangiye no kumubita ko ngamureke amabwiriza ukuri burangewe nubwo umuntu mu matesha inzoga ntabwo umuntu nanjye yanywa inzoga umuntu muzima rero w'umusatsi umva uyu munsi utari ujya kwiyogoshesha si wowe wanze kuba amafaranga ujya kwiyogoshesha se ubu twabaza ariko sabiza navuga ko nateye nyabuye narishwa reka tubaza abana batoje uburere niba bari kuba batuye iyo bari bakoresha ku ishuri bakohereza gukora iki banyohereza kwiga no gusa oya nabo banyohereza kwiga ejo bagakambaye nabaye uwa mbere kuko ninjye wahaye biroti n'amafaranga 500 aho ati umwanya wabaye yarakuretse ubonye ntawe yanditse ntabwo yabaye wa 60 abanyeshuri bangana ndapfushije iki reba reba ariko si mu murimo murakorwa nk'abakuru wowe ngo ibi bishobora kugera nakuguriye kuzana ku ishuri ishati se ndeba ni ukuri kumwe n'umuntu muzima aya wiza kurikuka mahoro karakamishaya bikama urananata ego mwana ese musigaye mwaratewe n'iki urashaka kumubwira iki tubwire kandi nshaka kumubwira ni ikibyeyi norogo yari hanze nzenye none gitangiye kumbeshya igise wiki mubyeyi cyo kuvuga ni ukuri ndabeshya si reba reba iwe ntabwo ari ubu mama wabyara umuntu akamwe aranyihakanye bakirako uyu nguyu yitwa nde uyu nguyu yitwa saribu reka reka iryo zina ni bwa mbere muri mu goma kigo tumuzi mu kigo tumuzi ku izina rya Aiva niwumva se uyu yitwa ndi uyu nguyu yitwa kibigiro tumuzi mu kigo tumuzi ku izina rya Samusoni uriya uriya uyu ntabwo muzi uyu uyu si bamwita gasayiwobo mu kigo tumuzi ku izina rya Hira uriya wo hirya mbese nondebera akanyabuganda mukandagiro mwita akanyabuganda n'umukandagiro bamwita mukandagiro akanyabuganda akanyarufomo ego mama n'uyu se ubu umugabo nguyu ari marayika mu kigo ngo mu kigo tumwita Chanel hanyuma ayo mazina ubwo se baba bariyisange bageze mu kigo basanga bafidinga kuko iyo bageze muri karitsiye mbika ayo mazina kuri tubishyira wowe umubyeyi wawe uranyihakanye se uranyihakanye uranyihakanye ako se rwose master mureke mubwiye mubwiza ibyo mvuga ntabwo ari ukuri ntabwo ari ukuri rwose twagutora buri muntu ntabwo ari ukuri wowe ntabwo ari ukuri ntumuze mu mutwe we ukoze mu mutwe cyangwa ahubwo twakuye mu mutwe mushyeye nawe ibyana rero maze imba abo bana ari n'ababo shikubare ubona munabo tugera mu kigo ugasanga ibikorwa byanjye bitaba mva mubwire ntumure ku mutwe narinzi ko mwiba uyu nguyu n'umusatsi naho umeze kimwe ego mwana ntubireba se ubu se ubigisha ubu se yabuze ubigisha narinzi ko baza bareka bitari gutya bameze naho nani kumeze ego mwana mama ntabwo nakurenganya imba bagutoraguye mu muhanda ngo waba umeze nk'amazi amanuka muri ruhuri Mwana we. tubyihorere mbega jerikeri wowe hiro niko biri wowe ntabwo umubyeyi wanyu ntabwo ari umubyeyi wanjye ubona kuko nsa nuko se wawe twabura hehe ngaho muhaguruke mwese muhaguruke ariko mufite uburere bukeya musohoke mwese tuzabona umuntu ugitera badutoye bamusohoke rega n'ubundi nushaka umukuremo amaso n'amatwi kuko wajya gukosora inzu bakabundi wowe ubwajya bari abana bityo ibikize ngo ni uko nyina n'umubyeyi wawe umubyeyi wabo urebye rero nawe umenye baraje basanga ni bose urakuntu nsaba basanga nimufira ibishyimbo byanjye nanjye nenge yigiriye barambwira ati wazajya kutura umubyeyi ntabwo rero nari bubyange kuko nari nzi ko utanze naje mbere umubyeyi
hanyuma se kugera mu kigo ari ubwa mbere ugashinga ku bantu ukabereka kuri hejuru mvura mubwire nuko nanjye nsanze nawe ushinze iyo nsaba udashinze nawe macinguye buriya rero ababyeyi nkamwe nta kindi umuntu abakorera ngo muri ibirara cyangwa se muri abanyamitwe baduhamagare ribu bagutwara imana y'u Rwanda oya ribu yireke umva mubwire rero uretse kwihamagara size mukesha atetse n'agaraso ryari hepfo mbanza ngende ndebe ukuntu nacapirisha mbanza namire nimba ari ngombwa ndahita nza tugende ntabwo byakunda ariko wagira ureka ni kwaka se ubanza unamire ni seriye njyewe nubwo baje bakansanga ahantu nari ntabwo nari buzima nari ndimo ndakora niba ari ibyo ngibyo ubafata ubirukane bataye iwabo nanjye ndasubira mu kazi kawe ahubwo we turakugumana nk'umunyabyaha kubera ko waje mu kigo cy'ababyeyi wabo mva mubwire amakosa bari bafite urayireba ni iki cyemeza ko nari umubyeyi wabo kuki tugiye guhamagara kuri reb kugira bamenye niba uri umunyamakuru ukabyara iyo usivuze iki ntakivuze niba ntakivuze nganiza telefone duhamagare abankuriye bazanga abagukuriye nzi ko rero ukuriye niba dutize telefone akira akabantu mwami mwabaye umuyobozi kimeze gutya turaje bivuga nyuma nohereje SMS n'undi baraje baragusanga harerewe mba mubwire reka maze njye kwirira ibyo n'ibindi niba mvubanye no gucika urushiya nkubise cyagiye ngo nimba turi mwera akantu ndamwereka gutya nese nubonye uburyo dusohoye oya ndaje ndamukubita inkoni inkoni y'ijya kandi inkoni yanjye niyirenze iramwiba iri mu kazi bari bumve inkoni bakubita inkikari no turimo turatinda ahubwo reka duhite tugenda ahubwo tugende